Kongeye kubasuhuza mwe mwakoze subscribe kuri The Brown 250 amahoro y'Imana abane namwe, twizere ko mumeze neza. Niba nawe utameze neza wihangane, Imana iraza gukora ibyayo ubundi nawe uraza kumererwa neza. Ni inkuru ibabaje rero y'umuhanzi w'umunyarwanda bita The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, avuze ko umugore we yamutaye akamutana n'umwana akigendera akajya kwiryohereza. Ngira ngo nk'abantu mwagiye mubona amashusho yagiye asohoka mu gihe Ashton Hall yari ari mu Rwanda. The Ben yakiriye Ashton Hall mu rugo rwe ari kumwe n'umukobwa we mutoya cyane. Bigaragare ko The Ben yari yasigaranye umwana kandi umugore we ntawe uriyo. Bati byagenze bite, niki cyatumye batandukana? Ese ni impamvu z'akazi cyangwa nibiki? Ibyo byose ugiye kuza kubimenya. Icyo nakubwira cyo nuko nta cyiza kibirimo. Rero ndagira ngo ubanze niba ari bwo bwa mbere wagera hano ngo uhereze ikaze, ubundi ngusabe gukora subscribe, ubundi numara gukora subscribe wibuke gukanda ku nzogera kugira ngo buri ikiganiro cyangwa se buri makuru ageze hano ujye urahite uyafatira ku gihe, maze turusheho kubahiriza ibyiza bibanogeye. The Ben rero umugore we yamutaye gutyo gusa, kwa kundi umugore abyuka akikubita akagenda. Ibintu bibabaje ku buzima bwa The Ben, kuba umugabo yasigarana umwana umugore yaragiye gutembera, ni ibintu bibabaje. Nyirango abantu bagiye babona amafoto yasohotse, amafoto ari henshi kuri Instagram n'ahandi yagiye akwirakwira agaragaza umugore wa The Ben uwo bita Uwiceza Pamela arimo azenguruka rwose hirya no hino ari kuryosha bitazwi igihugu yagiyemo. Gusa The Ben yaje kuvugana nawe kuri call video amuhuza na Ashton Hall, baravugana barishima. Gusa none ni kwa kundi umuntu avuga ngo ntabwo yamena amabanga y'urugo. The Ben n'umugore we birasa nkaho harimo agatotsi. Kuba umuntu yakwifata akagenda akava mu rugo ni ibintu twavuga ko bibabaje ku muntu w'umuhanzi nk'uyu nguyu. Bimwicira kariyeri akabura umwanya wo kuba yatekereza ku muziki, ahubwo agakomeza akita ku mwana kubera ko nta wundi muntu wo kumwitaho afite. Ngira ngo mwagiye mubibona cyane cyane mu mashusho yagiye asohoka ya Ashton Hall na The Ben ko yari ari kumwe n'umwana, kandi na nyuma yaho The Ben byagiye bigaragara ko yasigaranye umwana. Ntabwo yigeze akora ibiganiro, ntabwo yigeze agira ute. The Ben ubona ko urugo rwe rutangiye kuzamo agatotsi, rutangiye gusenyuka. Uyu mugore rero uwo wita Uwiceza Pamela, umwe mu bagore rwose The Ben yabonye bimuvunye cyane kubera ko yari Miss umugore wagiye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye akagenda avuga ko kuri we kuba yakubaka urugo atari ibintu yifuza rwose. Ayo magambo Uwiceza Pamela yayavuzeho avuga ko we mu buzima bwe icyo akunda atari ukuba yashinga urugo akaba umugore w'undi mugabo, ahubwo biramutse bibaye byiza Uwiceza Pamela mwe ibyifuzo bye kwari ukuba yabona ahantu akura umwana. Ngira ngo uburyo yabona umwana nawe urabwiyumva, kuko umwana ntago bamuhinga, bamubona muri bwa buryo nawe uzi. Avuga ko icyiza ari uko yabona umwana ubundi akamurera, we akabaho ari single mother, ni ukuvuga ngo akabaho mu buzima bwe bwisanzuye atagira umukontorora. Biza kuragira rero uyu nguyu The Ben amwiyegereje, birangira amugeze uwe, baza gukora n'ubukwe bubaka urugo. Gusa kuri ubu ngubu birasa nkaho Pamela ibyo yavugaga byakomeje bikamwukama, kandi byagiye bikomeza kumugaragaraho ko ibintu nk'ibi byo kuba yaguma hamwe mu rugo ahubwo agikeneye kuryosha nk'uko byari bimeze atari yasanga The Ben. Ni ukuvuga ngo ni amarira, ni agahinda, ni ibibazo mu rugo rwa The Ben.
ibintu byadogereye. The Ben rwose aranze abaye inganzwa mu rugo rwe, umugore aranze amugaraguje agati. Ni byinshi byagiye bigaragara kuri uyu mugore wa The Ben, haba nk'amafoto yagiye asohoka, murabyibuka ibiherutse gusohoka abyinana n'undi musore, rwose bigaragara ko bishimanye cyane. Abantu benshi bagenda batera comment bavuga ngo ibi bintu ntabwo byagakwiye kuba bikorwa n'umugore wubatse, gusa byose The Ben akabyirengera akabirenza amaso, ubundi agakomeza akabana nawe. Ni ukuvuga ngo The Ben yararushe. Mwakoze kubana nanjye, tuzongere dusubire.